igihe hereye akora nta n'akamoto yigeze agura cyangwa se n'akagare yigeze agura. Imyaka yose ishize ni myinshi cyane Theo Bosebabireba akubita. Twamubonye muri Mozambique ejo bundi, bamuzengurikije rompuwe inshuro zirenze 5 wagira ngo ni perezida bakiriye. None ageze mu Rwanda avuye kuririmba mu giterane, nta n'umukristo umuhaye lift yo gutahamo, agataha n'amaguru. Uretse mubazi sibyo singuyiciye mugize n'amahirwe. Yetse nze muhamagara. Ndi mu kiganiro live Theo, ndagira ngo tuganire jya ku ruhande gatoya. Ndi muri saro bari kunyogosha rwose mpamagara. Nukuvuga hari abantu ngo bari babonye ifoto yawe ngo yagiye hanze, kandi ni ifoto nyine twese tutakwemeza ngo ni ya ryari. None abantu baravuga ngo ninge ngo wayishyize hanze. Ndababwira nti Theo, iyo foto inafotorwa n'igihe yabafoto niyo yaba yarafashwe 2012, ntago ngiye nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya ni yavuba ahubwo nta hantu nugamye abantu bankorera urugoma aho ngaho za Gasanze. Ariko je narabyewereye navuze ko nta kintu nzabivuga gusa kujya kwisobanura ukavura n'abadayimoni benshi. Oya bihorere none se numva. Kandi birabyanarangiye none se birabyankoraye. None we igira ikintu wibwirira abantu barimo kukurikira nyine, ni televiziyo nini kandi ndakeka yuko ubutumwa bwa uri butange buri bugere henshi. Ibyo ngibyo njye bityo nenda kukubwira nuko mu mamagaye bari muri saro ndi kwiyogoshesha. Ariko mu bisanzwe ibyo n'abagizi ba nabi niko nabita, n'abanzi b'umusaraba, n'abanzi b'ibyiza, ndetse ni n'abanzi b'u Rwanda. Abo ngabo umuntu wabikoze wese nta kintu na kimwe kiza kunda usibye ibyago n'amakuba ku bandi, kandi nawe isize amusura. Yego rata ko bakoze amakosa ufite gahunda yo kujya kubarega ko hari niyo twabonye yifotoza isura yiragaragara. Uriya nyine niwe nshaka guhiga neza, ariko ntabwo ndabibonera umwanya kuko ibyo ni ibintu biba bishaka kuvagira mu kazi kawe mu byo wari urimo ngo baguteshe umurongo. Urumva ibyo turabimenyereye, twe twaciye mu bimene by'amasupa. Ibyo ni ibicuma ahubwo byahubutse by'ibijati. Gira icyo bwira abafana bawe wenda bakurakariye bazi yuko koko Theo twamukundaga, atangiye wenda kwerekana indi mico tutari tumuziho. Bamwe bari batangiye wenda gupostinga bavuga turabahemukiye, nicyo bababwira. Ndumva ikintu abafana se wababwira icyo cyose cyo kubabwira ngo nyine mu nsengere Satani arandwanya. Urakoze. Akajya kugama kuri botike, umunani ukamukubitira muri botike, agasinzira muri botike. Aho hantu mushyireho akabazo question mark. Nta kintu wahaye umuntu, inzara yamwishe, inyota yamwishe, atashye n'amaguru, yaje n'amaguru, kandi wowe abakristo batuye, wowe wujuje igifu cyawe, ariko umukozi w'Imana wagufashije kugira ngo uze kuyobora iteraniro ryawe neza wamukubise uw'inyuma. Ubwo rero ibyo bintu natwe nabyo turabinenze, ntago ari ibintu by'i Rwanda, ntago ari ibintu bizima, ni ibintu bya fake rwose. Ngo n'umusinzi, ngo ni umusambanyi. Ubundi se yaba n'umusambanyi iyo ndaya wayimuguriye? Yaba ari umusinzi se izo nzoga wazimuguriye? Ibyiza ubundi stay in your lane, umenye ibyawe, ugume mu kabox kawe, umenye ibyawe. Ariko kujajinga umuntu apana amprise nk'umuntu nareba Theo Bosebabireba yifitiye abana, yifitiye n'umugore, urumva ko afite umuryango. Rero kujya kumusebya kuriya, afite n'abakristo benshi bamwizereramo, bamukurikira, bamufana n'abamukunda. Rero kujya hariya ukajya kumusebya cyangwa se kujya kuvuga ibyo udahagazeho, mvugisha ukuri sinjya meza mu biganiro byanjye. Murabizi yuko wanakoze ibintu ndakumenagura, ndakushwanyaguza, ndakubita nta mikino, nkahita ngushyira hanze, sibyo? Ariko one love. Reka mbanze basuhuza abakunzi wa 1K Beauty aho muherereye hose, ndetse na JB Rwanda. Mbanje kubasuhuza kabisa, nizere ko mumeze fresh cyane. N'amavuta ibintu tugiye kubaherezaho n'uburyohe cyane, kuko murabizi yuko ari cyo twaje kubakorera, nukubaha amakuru, nukubahereza amakuru ameze neza cyane. Uyu munsi rero ikintu tugiye guheraho, turahera kubaha amakuru
ama update, nicyo kintu tugiye kuzajya tubabanzirizaho, tubakubite updates zigiye zigezweho muri industry nyarwanda muri rusange, and then ubundi tubakubite topic of the day rero y'uno munsi yo akaba ari Theo Bosebabireba. Ngira ngo mwamubonye ari kurira, yariraga bimwe bikomeye cyane, avuga ati umuntu yaransagariye, yasanze amaze kwiyugamira akavura. So nuko yabivuze, yavuze ko yari ari kugama akavura, ariko mu by'ukuri abari batanze inkuru bari bavuze yuko bamufatiye mu kabari. So uyu munsi rero update tugomba guheraho, Miss Naomi yakiriwe nk'umwamikazi ubwo yasuraga ikigo cya Riviera High School, ndetse yari yajyanye n'umukunzi we ubwo bari muri project yitwa Tele Mental Health. Iyo programme rero ikaba ariyo kuzajya ifasha abantu babana nyine nibazo byo mu mutwe. Murabizi yuko hari depression ku bantu benshi muri no minsi, yuko basigaye bafite ibibazo byo mu mutwe. Rero Miss Naomi n'umukunzi we yakiriwe nk'umwamikazi kabisa. Ewana bigaragara yuko yakoze umushinga mwiza we na boyfriend we, ngira ngo mukunda no kumubona bana travelinze bajya hanze y'igihugu, kuko murabizi yuko umukunzi wa Miss Naomi ari no muri Cogamu yabonye igihembo kuva ku mwami w'Ubwongereza. Ubu ngubu asigaye ari umwami w'Ubwongereza, gusa yari yaje ari nk'igikomangoma cy'Ubwongereza. So indi update rero murabizi yuko ubu ngubu mu Rwanda ni gender balance, ibintu abantu b'abakobwa bashyizwe imbere, abakobwa bateye imbere, abadamu bari imbere kandi barashoboye byatari. Ngira ngo mukunda kubona ikiganiro ngo tinyuko arashoboye. Umukobwa Salma kabisa yakoze amateka, ibintu bimeze neza cyane. Mukasanga Salma nibwo yasifuye umukino wa mbere kabisa. Ewa namubonaga ari kumwe n'umutoza w'Ubufaransa, ariko yumvye ati gera hirya wirenga box yawe hariya kabisa. Navuze ati Mukasanga Salma yaserukiye igihugu, ubona yuko ari umukobwa uri kuduhesha ishema kandi yasifuye neza. Twizere yuko tuzanamubona no mu kibuga hagati kabisa, ubundi u Rwanda rugakomeza kugira ishema mu gikombe cy'isi nubwo Amavubi atigeze agerayo. Indi update rero naho murabizi yuko hari n'igitaramo cya korali do Kigali, mugomba kukijyamo. Ngewe nkundiye bari kuririmba indirimbo ya Champions League, bavuga ni ewana bimeze neza cyane. Tugomba kugerayo tukitabira igitaramo cya korali do Kigali, tukumva uburyohe bumeze. Kizaba tariki 18 mbere yuko igikombe cy'isi kirangira. So rero abantu bateganya kujya mu gitaramo cya korali do Kigali bagomba kujyayo. Mu bitaramo rero tugombe duhita twimukira ku gitaramo cya Seka Live. Yes, ngira ngo ata umunyarwenya Arthur nawe kabisa ewana Seka Live yo agomba kwibategurira, izaba kuri tariki 3 December. Yes, ibindi rero dukomeza tubagezaho izi updates zigiye zitandukanye. Naho ndagira ngo mbabwire abantu 4 bari muri filime za Hollywood, ndetse izo filime ziri kuri Netflix b'Abanyarwanda. Abo Banyarwanda rero hariho Trezor Mahoro, hariho Eliane Umuhire, hariho Mizero, ndetse hariho na Lionel Ruzigana. So abo ngabo akaba ari abantu b'abastari b'amafilime 4 bagezweho mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ariko bakorera filime zabo ku mugabane wa Amerika, niho bakorera amafilime yabo. Ngira ngo muri sinema nyarwanda musanzwe muzi ba Seburikoko, ba Papa Sava, ariko abangaba nibo bari kuri Netflix. Wumve urwego biriho rero. So rero izo zari update, noneho tukaba tugiye kuganira kuri Theo Bosebabireba. So Theo Bosebabireba rero ni umuhanzi wakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda guhera kera, ubwo yasoraga indirimbo ivuga ngo Bosebabireba. Ibintu nk'ibyo ngibyo ngewe ntago ndi umuntu wo mu rusengero cyane, gusa yenda njyayo rimwe na rimwe, ariko sindi wo mu rusengero cyane. Gusa ko kajambo ka Bosebabireba ko ewana ko ndakazi, ndetse mu mwaka ushize, nimba ari mu mwaka ushize cyangwa ubanza, yasohoye indirimbo yitwa Kudutera ewana, aho yaje akubita atababarira. Indirimbo nziza cyane, indirimbo abantu ndetse banakunze. Ubona yuko Theo Bosebabireba agarutse mu kibuga nyuma yaho yavuzweho amakuru menshi atandukanye yo gutera inda abagore, arangiza akabasiga akabatana abana babo. Amakuru bavuga yuko Theo Bosebabireba yari indaya, yakoze urugomo rutandukanye, kandi yarangiza agasiga abo bagore nta kintu abafashije. Andi makuru yavuzwe kuri Theo Bosebabireba
muri Uganda yigeze gukubitwa akabongosho barakamena ewana abakoboyi b'abagande baramukoma ariko bivuga yuko n'ubundi ngo nabwo yari yasinze. Ubwo rero Theo Bosebabireba ibintu byerekeranye n'inzoga n'abagore byagiye bimuvugaho cyane. Indirimbo rero nanone yasohoye mu minsi ishize ni yo yari ari kumwe n'umuhanzi Mr Kagame, akora indirimbo nziza kabisa abantu benshi bagiye bakunda, yaba bari muri secular music ndetse n'abari muri gospel music bose bagiye bazikunda. Ibintu rero byaje gukomera bihereye ahangaha. Theo Bosebabireba hasohotse ifoto asinziriye, ntago yari ari mu kabari, yari ari muri boutique yugamye. Ngira ngo n'inkuru twabanje kuyikora tukibibona tuvuga tuti ubwo tutabonye Theo Bosebabireba afite icupa mu ntoki ntago dufite gihamya yemeza yuko Theo Bosebabireba yaba yaragiye mu businzi. Turavuga tuti mwijaginga umuntu, ubundi baravuga ngo don't judge a book by its cover. Nubona umuntu hanze ntuzajye utuvuga ngo imico yiwe niriye. Rero abamubraminze ngo yari afite ngo agacupa kadonda ubwonko ku ruhande, ari agacupa kakayoga nyine ntazi nanjye nibazaga se buriya Theo Bosebabireba niyo yaba nk'inzoga yanywa inzoga iri kuri rwego. Ubundi mbona indi foto y'umugabo wari ufite igicupa cya Primus rwose cya Mubimba, ngira ngo muri no kuyibona muri video ewan yamwifotorejeho bati Theo Bosebabireba ya mico yiwe yo gutera inda abagore akabihakana, bwa businzi bwe arabugaruye. Abantu birababaza cyane ariko ukuri kwari kutarajya hagaragara. Rero nibwo yakoranye ikiganiro na Isimbi, yakikoreye ku Isimbi TV, yes channel ya Muringisabe, asobanura yuko yaravuye mu rusenge, yavuye mu giterane yanaririmbye ananiwe cyane, noneho yaba ari gutaha imvura imufatira mu nzira. Mu kumufatira mu nzira niko yagiye kugama. Iyo niyo statement ya mbere yatanze, avuga yuko umuntu umufotoye yari asinziriye. Kubera iki yasinzire? Kubera umunaniro. Ubwo rero ikintu dushobora kwibaza ni kimwe, ese Theo Bosebabireba ko tumuzi guhera kera, honestly ngewe sinigeze mu judginga yuko yifotoje yicaye hanze, yicaye ahantu muri boutique inzoga iteretse ku ruhande rwe, sinigeze mu judginga. No mu kiganiro nakoze naravuze nti Theo Bosebabireba ntago nabyemera neza yuko ziriya zari inzoga yari yanyweye. Navuze nti kandi anayinyweye si ikibazo, reka kunywa inzoga si ikibazo, ahubwo ikintu inzoga ishaka kugukoresha wayinyweye nicyo kibazo. Kandi hariya yari asinziriye nta muntu yasagariye. So rero ikintu rero nahise nibaza akimara kuvuga ngo yatashye n'amaguru avuye guterana, ndaribaje se Theo Bosebabireba ni umukene ku buryo atega moto, agitega moto agenda n'amaguru ahubwo buryo ajya koga. Ahubwo wa mugani ni gute Theo Bosebabireba avuye mu gitaramo yabona n'umukristo, urumva ntiyabonye n'umukristo nibura umuha lift yo kumutanga imugeza mu rugo, ko byaba bibabaje cyane. Uyu muziki w'u Rwanda waba urimo ikibazo gikomeye cyane, nimba abahanzi baririmbira ubuntu. Igihe hereye akora nta n'akamoto yigeze agura cyangwa se n'akagare yigeze agura. Imyaka yose ishize ni myinshi cyane Theo Bosebabireba akubita. Twamubonye muri Mozambique ejo bundi, bamuzengurikije rompuwe inshuro zirenze 5, wagira ngo ni perezida bakiriye. None ageze mu Rwanda avuye kuririmba mu giterane, nta n'umukristo umuhaye lift yo gutahamo, agataha n'amaguru paka ewan akajya kugama kuri boutique. Umunani ukamukubitira muri boutique agasinzira muri boutique. Aho hantu mushireho akabazo, question mark. Umukozi w'Imana wabaririmbiye neza agakora amateka mu muziki wa gospel. Abenshi abantu bumvaga indirimbo z'amakorari, ariko ari mu bahanzi baje bari solo bagakora neza umuziki. Ikizuru bwa ntimuyizi najyaga mbabwira ko Imana ikizuru bwa, najyaga mbabwira yuko ikura y'igisuzuguriro, najyaga
something like that. Ntabwo mfite ijwi ryiza munyihanganire ryo kuririmba, ariko ni ukuvuga ngo yakoze ku mitima y'abantu benshi, yafashije abantu benshi kujya mu gakiza, yafashije abantu benshi kwera amavuta. Yes, nicyo kintu navuga. Ariko agiye kuririmba ahantu atashye n'iki, atashye na migu, atashye na ju, akubise ikirenge nkanjye rwose ndacyagenda n'amaguru rwose, nabo tuzahura mu muhanda ntibazavuga ngo dore wa wundi. Ariko Theo Bosebabireba yakabaye nibura afite uko agenda agiye mu gitaramo, akaba afite uko ataha agiye mu gitaramo. None ikindi tugaruke ku muntu none wamufotoye, yavuze yuko afite n'indi foto ahubwo noneho ngo yamwirebeshejeho. Ase nkawe muntu wamufotoye koko warangiza kumufotora ugabishyira ku mbuga nkoranyambaga, inyungu wabikuyemo ni iyi? Hari amafaranga wakoreyemo se? Wabibereyemo umusitari se? Byagenze gute? Usibye gusebya umukozi w'Imana, usibye guharabika umuntu, kuki turi abagome? Yenda nkanjye n'ubundi narabyemeye, naje kuri kamera n'ubundi nta kundi byagenda, numbona ahantu ntuzamereze, kuko nanjye mvugisha ukuri, sinjya meza mu biganiro byanjye. Murabizi yuko wanakoze ibintu ndakumenagura, ndakushwanyaguza, ndakubita nta mikino, nkahita ngushyira hanze, sibyo? Ariko nk'umukozi w'Imana kwera yavuze yuko ibintu by'amakosa by'ubusambanyi n'uburaya n'iki no kunywa amayoga no gukora iki yabivuyemo, wowe kuki ushaka gukomeza kumuteza abantu? Ni ikintu kibabaje, umuntu wabikoze ndakugaye, ndakunenze 100%, kuko ubona yuko Theo Bosebabireba ni ukuri byaramukomerekeje, byaramubabaje cyane, sibyo? Ariko n'abakunzi be mwisubireho, ndetse n'abantu bamutumira mu bitaramo, rega hano pasiteri ngo unuze kuririmba, ngo nta kintu wahaye umuntu, inzara yamwishe, inyota yamwishe, atashye n'amaguru, yaje n'amaguru. Kandi wowe abaturage batuye ntabwo ari abaturage mu mbabare, ni abakristo batuye, wowe wujuje igifu cyawe, ariko umukozi w'Imana wagufashije kugira ngo uze kuyobora iteraniro ryawe neza wamukubise uw'inyuma. Ubwo rero ibyo bintu natwe nabyo turabinenze, ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, ntabwo ari ibintu bizima, ni ibintu bya fake rwose. Abahanzi ba gospel cyane icyo kibazo kirahari, yuko uzarebe n'abahanzi benshi bakunda kuva muri gospel bakigira muri secular music. Kubera iki? Bararirimba ariko nta kintu bakuramo. Tekereza umuhanzi nka Theo Bosebabireba gutaha n'amaguru. Shame kabisa, ni gisebo, ni ibintu twavuga yuko atari byiza. Then noneho yenda abashyize ifoto hanze, uwayishyize hanze wa mbere not blaming, abandi bayikwirakwije nabo nibyo nababwira ngo don't judge a book by its cover. Nimba ikintu kigiye hanze wibaze ngo ese kubera iki cyagiye hanze, ese nawe usesengure, sibyo? Rega twa tuguhereza byinshi, tuguhereza amakuru menshi, ariko ni wowe ufite uburenganzira, ni wowe ufite ubwonko bwawe bwo kwanariza, ukareba ibintu umuntu yavuze, ubundi ugakuramo ibizima birimo, akaba ibyo bikugirira akamaro. Niko bimeze pe, kuko ni usama ibintu byose wakiriye ahantu hose ubonye ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bitandukanye, ukabisamira mu kirere, ubwo nawe uzaba uri indangare. Sibyo? Wajya usesengura, ucore, urebe nyine muri makeya, urebe ibifite akamaro, aba ari byo ukurikiza, ari byo uvuga ati ibi ngibi ni bizima. Ntujye kujudginga umuntu uti ngo uringo n'umusinzi, ngo ni umusambanyi. Ubundi se yaba n'umusambanyi iyo ndaya wayimuguriye? Yaba ari umusinzi se izo nzoga wazimuguriye? Ibyiza ubundi stay in your lane, umenye ibyawe, ugume mu kabox kawe, umenye ibyawe. Ariko kujudginga umuntu apana, amprise nk'umuntu nareba Theo Bosebabireba yifitiye abana, yifitiye n'umugore.
urumva ko afite umuryango. Rero kujya kumusebya kuriya, afite n'abakristo benshi bamwizereramo, bamukurikira, bamufana n'abamukunda. Rero kujya hariya ukajya kumusebya cyangwa se kujya kuvuga ibyo udahagazeho, ubivuze wamubonye ari kuyinywa, icyo nta kibazo, sibyo? Wamubonye nyine ari kuyinywa bivuga, ariko mibyo utanabibonye uravuga ibiki? Nenga n'abapasiteri bagenda no ku ma YouTube ugasanga yavuze amagambo umunwa wamurenze, ariko ndabizi baba bashaka no gutwika nabo. Rega iki kibuga cyo gutwika cyo ndagira ngo cyagiyemo abantu benshi byatari, kuko namba n'abapasiteri se basigaye batwika. Ubundi kugira ngo ubungubu uzanizere umuntu biranagoye. Abantu bavuga ngo nabarokore, ngo nabarokore, ubundi uzarokoka ku giti cyawe rwose. Nibyo kuvuga ngo ni idini, ngo cyangwa se ngo ni umukristo ngo asengera hariya. Urusengero rwa mbere ubundi rw'Uwiteka ni umubiri wawe na roho yawe, urumva? Nirwo rusengero rwa mbere. Ibindi byose nuwo bimbwire pasiteri ugiye gusebya Theo kugira ngo ubone hiti, ureba abutuburira. N'abapasiteri basigaye batuburira abantu, ngira ngo abantu bankurikiranye barabizi. Ugasanga umuntu yibera mu mahanga, abonye umupasiteri uri gutwika, ati uriya mupasiteri afite amavuta, reka mwohereze udufaranga, akamubwira nsengere. Wamubwira ati wamukontakita, akakubwira ati se nuzi bizi niki niki, umukozi w'Imana akeye iki niki, ugasanga umwohereje uduceri, wamwohereza amafaranga agahita yarya. Iby'indangare birirwa, iby'abapfu biribwa n'abapfumu, niko bimeze. Ubwo rero aba bantu baba hanze bakunda kohereza amafaranga ngo abapasiteri ngo babasengere bakabarya, ni akazi kanyu. Afazara ahubwo burya niba ushaka n'umugisha w'Imana wagenda ukareba Nyabugogo abana bameze nabi bandagaye, ubundi yenda ukaba wakohereza nk'umuntu akabagurira ibyo kurya, akabagurira utwambaro, cyangwa se akanabajyana no mu ishuri, sibyo? Ugasanga yenda aho ngaho ukoze igikorwa cyiza cy'Imana, Imana iragufashije, iguhaye n'umugisha mu bintu byawe, sibyo? Nka DJ Brian buriya naramukunze, kugenda agafata abana akabafidinga, bamwe akabajyana ku ishuri, ni igikorwa cya kigabo. Ndetse yenda ahita nuririraho yenda bya Bosebabireba tubisoza, ndetse tunasoza n'ikiganiro cyacu nuririra kuri Uncle Austin. Ngira ngo mwana mubibonye twaranabivuze ejo bundi, aba DJ bakomeje kumwibasira. Ubundi DJ Brian ni no akantu kanjemo nyine, kuko mvuze DJ Brian ndavuga reka n'ubundi ngakomozeho. DJ Brian yavuze ati, sibyo? Sinjya mu gitabo yanditse cy'amagambo menshi, reka ariko ikintu DJ Brian yavuze ati, nimba ufite indirimbo nziza, ntabwo indirimbo yawe izabura kuri playlist y'umu DJ, never, ntabwo bibaho, sibyo? Rero kuvuga ngo umu DJ ngo aba DJ ngo ntibabakina, ngo niyo mpamvu mutagera kure. Ubundi se ko ntaho turumva watumiye mu nuze mu award ye muri Afrika, muri mwe mwese ubundi murashya murwanya iki? Nuko imiziki yanyu giciriritse, imiziki yanyu kiri hasi. Urumva imiziki yanyu rwose muracyatekereza ahangaha. Abahanzi namwe mbagarukeho, nimugerageze gutekereza beyond, sibyo? Wambuke ujye no kureba no hanze. Wari wabona sibyo nka yenda nka Bwiza ni wagiye hejo wundi akajya muri, ariko nawe yarambeshye indirimbo yasohoye ntabwo ari sawa cyane, ariko nibura abonye ko yagiye hanze agakora ama interview mu bitangazamakuru byo hanze mu Cyongereza akiexprima neza. Ariko ngari n'umuhanzi ushobora kubwira ati ewana iki ngiki ni iki, agahita avuga ati Icyongereza nakigiye, nko mubizi yuko Supermanager niyo wajya gutebya avuga ati umuhungu namwijyanye ku ishuri. Urumva aho ngaho rero nicyo dushaka kuvuga. Abahanzi mwivuga ngo aba DJ nta kibazo bafite, ahubwo icyo igikenewe ni kimwe, ni ukuvuga ngo nimugerageze kwambuka mujye hanze, mukore ama interview abantu babamenye, mujyane imiziki yanyu, kuko ntago bazigera bagukina uri aho ngaho. Ntibishoboka rwose, ntago bagukina utabegereye, sibyo? Kandi no mu Rwanda murabizi ukinwa n'umuntu muziranye, sibyo? Ntago burya abanyamakuru bajya apfa kuvuga ngo bagiye gukina umuntu nta hantu bamuzi, ntibishoboka. Reka. So rero abahanzi mwikwikoma aba DJ rwose nta kibazo mufitanye n'aba DJ, kandi n'uwo Uncle Austin wabivuze. Ubundi se kina bangaye kuri radio, ko radio ziwe numvaga bavuga ngo ngurishura kugira ngo bagukine, yafashije bangahe? Sibo wirirwa wishyira muri top 10 muri top 5 ugasanga indirimbo ye yabaye ya kabiri. So rero nicyo kintu nashaka kumakinga aho ngaho. So
abahanzi nimushyiremo imbaraga, nshimira burya narwo ngenga cyane, nshimira umuhanzi Kenisoro, nshimira umuhanzi Juno Kizigenza nawe yasohoye indirimbo, nshimire n'umuhanzi wazamutse muri no minsi na underground bita Yago, nawe yazamutse kabisa, urabona yuko azamutse neza muri music, azamutse neza muri music. Kuri kamera bari kunseka ngo underground Yago, yego nibyo, nase si mushyashya, ni new artist, ni upcoming, aracyari underground, ntago arazamuka. Mwitangazamakuru ndamwemera, ndamurespectinga, n'umuhanga, ariko mu muziki aracyari underground, aracyazamuka, agomba gukora cyane. Buriya rero mfite amakuru menshi, buriya kuri Yago. Buriya Yago iriya ndirimbo imwe yasohoye, babwire ko afite album, kugira mwemere ko bafite n'amakuru menshi. Yago afite album yakoze, iranditse, iranarecording, sibyo? Muhitinge kuri Suwejo 1M, ubundi mutebona n'indi mizigo ya Yago, album arayifite yuzuye full, urumva? So rero reka tubasezere rero, channel ni yindi ni 1K Hills Beauty yes, mukomeze mukurikirane, mukore subscribe, ibintu bigende neza, ni 5 kuri 5. Hasta la vista, hasta la manyola, bye bye, ciao ciao, turabakunda, Imana ibarinde.